Girls Talk with Chuzizo and Keza. Yes, iyo wumvise ako kanango uhita umenya ko twinjiye mu mwanya wa Girls Talk aho uri hose. Uyu munsi turaganira ku kintu cyitwa gufuha. Gufuha hagati y'abantu bakundana. Ejo ndari filime nayo ndimo ndareba mbona hari ukuntu umusore afuhira umukobwa biza kubageza kuntu babanye nyine hazamo ibibazo. Mbese ni filime ndende pe. Byatumye nibaza kugufuha hagati y'abantu babiri bakundana. Ese hari icyo byaba bibamarira? Hari icyo bibafasha? Cyangwa icyo bikora ni ukwangiza umubano wabo gusa? Mbese gufuha ni byiza mu bantu bakundana? Gufuha ni byiza tutarinze kuca hirya no hino. Gufuha ku bantu bakundana ni byiza cyangwa se ni bibi? Hari icyo bifasha ku bantu bakundana cyangwa ahubwo byongera stress, byongera gushwana kenshi? Kuko hari abo nabonye rwose bibana ibibazo ugasanga gushwana nibwo byiyongereye, ugasanga barapfa ko wenda umukobwa afuha cyane cyangwa se umusore afuha cyane. Abandi nabo bakavuga ati hoya njye ahubwo umuntu atamfuye ngiye mbona atankunda, kuko mbona utanyitayeho, mbona ntacyo bikubwiye. So ndagira ngo rero uri kunyumva umbwire, mpamagara ni kuri 0788 381023 umbwire wowe ukuntu byumva, perspective yawe ni iyihe muri iyi kayo gufuha. Kuri Facebook tayari icyo mbakundira inkwakuzi za mbere ziba zatangiye kunyandikira. Witwa Alexandre Nene ati birasenya cyane ngiye kubwangiye kuko kenshi umuntu mukundana agufuhira ngo wakwisanga n'inshuti zawe zose nta nimwe usigaranye. Kubwangiye rero mbona bisenya da, nayo mpamvu giye ntafuhira umukunzi wanjye. Alexandre aravuga ko bisenya, ari nayo mpamvu adashobora gufuhira umukunzi we. Bora byumva gute? Ni ikintu cyiza cyangwa ni ikintu gisenya urukundo rw'abantu babiri? Mbwira hagati y'abakundana. Ese gufuha hari icyo bimarira abantu mu bakundana, ari cyo byongera mu rukundo, ari cyo bifasha, cyangwa ahubwo bituma urukundo ruzamo ibibazo? Kuko cases ebyiri zirashoboka. Hari igihe umuntu umufuhira bikamubangamira, bikaba byazanamo agatotsi mu rukundo rwanyu. Hari n'undi rero udafuha usanga ari gupfa n'umukunzi we, tugiye ntabwo amfuhira, ntanyitaho, ntakerekana ko nankunda anyways kubera ko atamfuhira. Umuhoza kwinati gufuha biratandukanye. Hari igihe ubikora nabi ukumva ko umuntu ari kukugenzura n'ahantu uri ngo uhamubwire nicyo wagiye gukora cyose. Ibyo rero ni fuha ribi. Wowe urabyumva gute? Hari ugufuha ngo kutari kwiza, hari ugufuha gutuma umuntu ashobora kuvuga ati urimo urangenzura, urimo urangendaho. Uko niko gufuha kubi. Uyu ni Queen niko avuze. Wowe urabyumva gute? Kuri Facebook witwa Yankurije Esperance ati oya pe, gufuha hagati y'abakundana nta mumaro bifite. Mbona bigaragaza isura itari nziza. Ati bigaragaza isura itari nziza mu rukundo. Ahanini bifatwa nko kutizerana. Esperance hano waravuga ko gufuha ari ikimenyetso cyo kutizerana. Nibyo nayo ndimo ndavuga. Hari umuntu ubona gufuha akabifata mu ishusho yuko utamwizera. Wamufuhira agahita kubaza none se kubera iki uri kumbaza ibi ngibi, ntabwo unyizera se, ntabwo akakubaza ibintu nk'ibyo. Kandi bibaho, ntabwo bisobanuye ko ari uko wenda wa mugani kumufuhira utamwizera. Hari igihe umuntu avuga ati jye impamvu ndi kugufuhira cyangwa se impamvu nakubajije ibintu runaka ni ukubera ko numva mpangayitse, ni ukubera ko ntarinze aho uri, ni ukubera ko ntari nishimiye abo mwari muri kumwe. Ibintu nk'ibyo. So gufuha ubibona ku yihe standard hagati y'abantu babiri bakundana? Ni 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Uri murumva ningewe Keza, turimo turaganira ku kintu cyitwa gufuha hagati y'abantu babiri bakundana. Ese hari ikintu byongera mu rukundo? Ese ubundi biba bije bite? Hari ikintu byangiza, hari icyo bifasha? Mbese hari icyo byongerera cyangwa bifasha abakundana? Hari umuntu umbwiye ati burya ngo gufuha hari igihe ngo binaterwa
ngo na relation cyangwa se umuntu mwakundanye mbere ngo bigatuma muri relation urimo ufuha bitari ngombwa kandi aha ngaha ndatekereza ko burya iyo ufuha bitewe n'ibyo wanyuzemo ubushize uri guprojeta cyangwa se uri kumurika impungenge zawe z'ahashize cyangwa se z'ubuzima bwawe bwa mbere ku muntu mushyashya kandi ntabwo burya binafasha na gatoya. Reka numve kuri telefone. Kiss FM. Yes turi kuvugana nande. Ubu turi kuvugana n'umukunzi w'Itakaro Inyamirambo. Witwa gute inshuti yanjye? Witwa Totorake Inyamirambo. Yego Inyamirambo umeze neza? Tumeze neza kumve ko Kiss FM kuva yagera hano i Kigali mu Rwanda nibwo nayifatisha. Hapana gute se kandi Inyamirambo ariho ibintu bibera? Oya niho bibereye ko kufatisha Kiss FM yose ni ibintu bigoranye cyane. Ubundi ikintu cyane turangiye i Kigali turi kumva ko umukunzi witwa Totorake Inyamirambo abaye yandere kuri Kiss FM. Asante sana. None icyo nakubwira cyo kuri iyo topic njyewe uko ndi kuyumva kumva ku bantu b'abakobwa bafuhira abahungu cyangwa wenda ku bakobwa badusanga n'abandi bakobwa ntibagafuhe kuko buriya ntabwo haba birenze ntibagafuhe cyane cyangwa wenda ntaba birenze gute se nimba agusanganye n'undi muntu muri mu bintu bitari ngombwa cyangwa se umufashe ukuntu nawe ujya umufata cyangwa se ukamubwira amagambo nawe ujya umubwira ubwo se urumva gufuha aha ngaha atabafite impamvu. Oya ntabwo yafuha kuko ntanamubwira ati nta n'ikintu kiba kirenze se ubona ubwo najya kumuca inyuma ubwo nabamo oya ntagafuhe ntabwo yafuha. Urumva ko nawe kubisobanura bikunaniye ariko ugakomeza ushimangira ngo ntagafuhe. Oya none tinabarisha. Sawa urakoze. Turi kumwe n'Inyamirambo n'umukunzi wa Totorake Inyamirambo mbemba kuri 5/5. Asante sana. Uyu nguyu ati ntabwo rwose yagakwiye gufuha ariko nkamubaza nti none se niba amagambo umubwira ari nayo ujya kubwira uwo mukobwa wundi cyangwa se ko mwitwara ugasanga bitwara kimwe ni gute se atafuha ahita kubaza ati se tutandukaniye n'uriya. Hari igihe rimwe na rimwe ngo ntafite impamvu da. Ku rundi ruhande mwese muramutse mufuha nta kabuza urukundo rwanyu rwagenda neza. No kuvuga ngo Epimahyo arimo aravuga ngo niba mufuha ku rwego rumwe mwese mufuje gufuha kuri level imwe byabafasha byabubakira mbese byagira icyo byongera mu rukundo rwanyu buriya se cyangwa ahubwo mwasazanya ebana induru zikavuga ubone Epimake. Allo Kiss FM. Kiss FM allo. Allo. Oui bimeze bite turi kuvugana nande? Adelphine. Adelphine. Oui. Ngira wowe gufuha ubona hari ikintu byongera mu rukundo? Gufuha nje mbona ukuntu mbyumva. Banje umuntu utamukunda se ubundi utamufuye ntago wawe umukunda. Buriya se gufuha nicyo cyerekana ko umukunda? Ariko nyine nje ntago njya cyane ariko nk'umuntu dukundana ufite nk'umukunzi tamfuye ntago yaba nkunda. Ubwo se kuvuze ngo ntago ujya ufuha cyane hari gufuha cyane no gufuha gahoro? Ako ari gufuha nyine ugasabya ari gufuha. Ubwo se gukabya no kurenza ni gute? Wenda hari ukuntu ushobora nko kuba ukundana nk'umuntu noneho wenda yakubonera n'umuntu wari wese akagufuhira hari n'inshuti zisanzwe akagufuhira urumva nyine aba ari ikibazo. Ubwo se yamenya gute ko inshuti zisanzwe wenda niba utarabimubwiye yamenyerwa n'iki nimba hatarimo umuntu mu byumva kimwe maho? Hari gufuka rero nawe se mwana n'umuntu ukunda wambona n'undi muntu ariko kubwita ufuha nanone cyane nanone ugomba kumubaza nyine ukamusobanurira akabyumva. Ubwo gufuha gake ko ni gute? Gufuha gake nyine kuko umuntu ukunda ugomba kumufuha. Ako gake ariko nshaka kumenya kuko urumva ngiye sinzi gufuha cyane no gufuha gake. Gufuha cyane wabimbwiye uko bimeze gake ko kameze gate? Gufuha gake nyine ni kwa kundi n'ubundi ugomba kubona nyine ntabwo wabona umukunzi wawe kumwe n'undi. Bivuze yose unamubaza ati ngiye nyamara nubwo nakubonanye n'uriya nafuse noneho ukamubaza nyine mukaganira nyine akakubwira. Gufuha gake ni ukubimubaza? Ukamubaza atari ukubita ugira uzana intambara ukabirakaramo. Ukabirakaramo. Urakoze cyane. Barakoze cyane kumva ndabahamagara ariko sinjya mbafatira. Bana jya ukomeza uhamagare ko nk'ubu se ntudufatishije.
none se burya gushaka umukunzi rwose mu ndabahamagara mwanya mutoya cyane haraba iminota mike cyane 30 wongera uhamagare nuko mbahamagara simbafatire uradufata ubuse n'umfatishije sinyitabye ubu barambwiye ngo uzahamagara uyu ngubu ntabwo ariko bisigaye bimeze nimwe mutwihamagarira yego mu kanya gato shyiraho umva fatiraho telefone ndaguma ngerageza sawa mugoroba mwiza Hategekimana Julie kuri Twitter ati gufuha bikongerera stress gusa nta kintu na kimwe bimara muri relationship aha ati gufuha ni bikongerera stress gusa nta kintu na kimwe bishobora kukumarira uyu niko abyumva ese wowe ubyumva uti Kiss FM alo yes amakuru ni meza cyane ninde turi kuvugana Eric hehe Eric kuri ahantu hatari network si buturumvikana gutera biri gucika Eric ndi kukumva ibice shaka uko norira igiti Eric disi ntago turi kubasha kumvikana birimo biragenda bicika ntago ndi kubasha kumwumva hamagara nawe ni 0788381023 mbwire uko ubyumva gufuha ubona hari ikintu bifasha mu rukundo ese gufuhira umuntu nicyo kimwereka ko umukunda gufuhira umuntu nicyo mbese bihagaze bite ubyumva uti Kiss FM alo yes ntago tubashe kumvikana ariko still ntabwo wampamagara ngo uniyumva the same time nibyo njya mbabwira iyo uhamagaye ujya hirya ya radio yawe kugira ngo tubashe kumvikana witwa Theogene ati ku bijyanye no gufuha hagati y'abakunda nabyo ni nk'ihame ati ni nk'ihame ni nk'ikintu cy'itegeko ngo ikibazo kiba iyo ufushye ukarenza urugero aho urugero rero nirwo nge nshaka kumenya urugero rwo gufuha ni uruhe rugarukira hehe barupima bate ati kuko iyo uko byagenda kose iyo umuntu mukunda wumva wamwiharira ariko ugomba kwitonda ugashyira mu rugero ugomba kwitonda ngo umenyana n'umuntu hari abo bari basanzwe baziranye cyangwa abo babyirukanye abo biganye abo bakoranye abo bahuriye ku bintu bigiye bitandukanye icyo gihe rero ntabwo wabamucaho kandi nta nubwo nawe abayobeye ko gukunda erega birashoboka ko hari n'abandi bamukunda ariko wibuke ko wowe yaguhisemo utamufatiyeho imbunda iki kintu Theogene avuze ati iyo ujya gukundana n'umuntu umukundana ufite abo bamusanganye nabo abo bakorana wamugana abo babyirukanye abo biganye mbese abafite abantu mu buzima bwe basanganywe ati rero ko ntabwo wapfa kuba mucaho kindi kandi ngo hari n'abandi baba banamukunda cyangwa bamutereta mu gihe rero wowe ari wowe mukundana wowe yakwemereye ntago ari uko ngo wamugani yakwemereye umufatiyeho imbunda aba yaremeye azi impamvu yemeye we rero aravuga ko as much as gufuha ari ihame ariko ntago byagakwiye kuba bikabije kugira ngo bigeraho bibe ikibazo. Girls Talk with Chuzizo and Keza.